Nkuko tujya tubikora buri mwaka mu kwezi kwa munani, tugira iki cyumweru cyahariwe ibikorwa bya Korali Ingabire. Muri uyu mwaka rero cyahuriranye na Yakoze Ibirenze season ya kabiri, kuko umwaka ushize n'ubundi twari dufite igiterane twise Yakoze Ibirenze cya mbere. Wakoze ibirenze, wakoze ibirenze. Ubwo rero nkuko dusanzwe tubikora, hari ibikorwa by'urukundo byinshi dukora muri iki cyumweru. Muri ibyo bikorwa nibyo tugiye gukora, kuko hari byakozwe kuva ku wa mbere kugeza bizasoza ku munsi w'ejo. Ubwo rero mu by'ukuri nkuko twari tumaze kubabwira, muri buri mwaka ibyo bikorwa turabikora, twita ku bantu batishoboye, tubaha ibyo kurya, tubagemurira kwa muganga. Tubashimira uburyo mudufashiriza abaturage, mwishyuye mitiwere, ariko mwadufashe no gukora mobilisation, kuko ntabwo ushobora gutunga umukristo ushobora kuba yarwara ntiyivuze. Dukeneye ko tugira wa mukristo nibura wumva ushobora no kwivuza. Abarwayi rero mwasuye nk'uko mwabivuze, twarabiganiriye, twarabizirikanye cyane, twarabibashimiye. Ndagira ngo icyo nabasaba cyane no kumenya kudufasha urubyiruko nk'uko nari nabivuze. Ndagira ngo rero bizeze ko nk'ubuyobozi bw'akarere tuzagumya gufatanya mu kubaka akarere kacu ka Musanze, kandi tukubaka tugendeye ku cyerekezo cy'igihugu, ku iterambere ry'igihugu, ndetse no mu buryo bushoboka bwose. Ibyo muzakenera nk'ubuyobozi bw'akarere turabizeza ko duhari kugira ngo dufashanye. Nyakubahwa Mushumba, ni igitaramo cyitwa Yakoze Ibirenze, mwatumiye n'abantu kukizamo. Ni igitaramo umunsi wa mbere, ni umunsi wa mbere wacyo, ugenze ute mukurikije uko mwari mwabiteguye? Murakoze cyane. Uyu munsi tugendeye neza. Cya mbere kiba mu bitaramo no kubona abantu baje, abagenerwabikorwa n'abitabiriye igitaramo, by'umwihariko n'abashyitsi bacu, ubuyobozi bwite bw'akarere, visi meya, DM, ubuyobozi bw'umurenge n'abashyitsi baturutse i Kigali. Igitaramo cyagenze neza kuko abari bakenewe mu gitaramo babonetse kandi bari benshi. Ikindi kandi dushima Imana nuko habonetse abantu barenga 50 bakiriye Kristo kugira ngo abavane mu buzima bubi bw'imitekerereze y'ibyaha. Cyo ni ikintu gikomeye rero kuri twebwe uyu munsi. Icya mbere zira n'inzoga zitujuje ubuziranenge, tutarajya no mu butumwa n'ubinywera apfa mu mubiri, ku buryo no kuzamubwiriza abafite indwara zitakira. Kubona ari igihugu cyacu cyarabihagurukiye ku rwego rw'igihugu, ugasanga ahantu hose byashakishijwe. Kuri twebwe badufashije umurimo ukomeye. Ushobora kumubwira Yesu ariko sinajya kuzimena, ariko ikibiza cyabayeho nuko zanamenwe. Ubutumwa kwa dufite cyane ni ukuvuga ko Imana ikora ibintu bikomeye, kandi mu bintu bikomeye no kuvana umuntu mu bubata bw'icyaha no mu bukene, ariko ubukene cyane buterwa n'imyumvire n'imitekerereze n'ibyaha bitandukanye. Turashima Imana rero ko twageze ku ntego y'uko Imana ikora ibikomeye ikoresheje abantu, twebwe ikoresha. Kandi turashimira igihugu cyacu rwose ko gifatanya natwe gukora ibyo Imana yatusabye gukora. Ukurikije akavuga karwaye ko wenda ukurikije ibikorwa Ingabire ikoze, ni korali ubona ifite umumaro cy'imitorero? Inzu gikomeye ni imitekerereze, ko bafite imitekerereze yo gutekereza bakurikije ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigahinduka base yo gufasha umuntu. Ntabwo bikora biciye hanze ya Bibiliya, babikora bakurikije Bibiliya, gufasha umuntu utishoboye ariko unamukura mu bukene, ariko unamujyana mu ijuru. Ni ubutumwa bwiza cyane bwuzuye. Ubutumwa bwiza no kuvana umuntu mu bukene, ariko nanone umwibutsa ko nyuma mu buzima hari ubundi. Ni ikintu cyiza cyane cyabaye. Korali Sorowamu rero ni korali nabonye izwi cyane, hani kuzwe, ku buryo ejo kubona abantu bazekera bizaba bikomeye. Ubutumwa mwagenera abantu? Icyo nabwira abantu bose rero, cyane no gutumira abantu ku munsi w'ejo, ariko no kubwira buri wese ko afite umuntu yafasha uri hafi ye. Buriya si ngombwa ko babikora uko tubibabwiye, ahubwo hafi ya buri muntu wese hari umuntu bafasha. Ubwo butumwa naha abantu bose baziteze amatwi. Murakoze cyane namwe. Ikibazo cya nyuma, wenda Korali Ingabire itanze amatungo magufi, yoroje abantu, ariko yishyuriye abantu mituweli. Ntabwo namenya umubare bitewe wenda n'icyiciro cya mituweli bishyuye, ariko amafaranga yo yavuzwe ni miliyoni y'amanyarwanda.
ni ikintu nk'akarere mwakiye mute imbamutima zanyu ariko by'umwihariko kuri korali Ingabire yakoze icyo gikorwa? icya mbere ni ugushima kuko njye biba no mu nshingano zanjye mu byo nkurikirana nka visi meya sosiyale, nkurikirana imibereho myiza y'abaturage. urumva rero iyo uhaye umuntu itungo rigufi nka ririya, ubundi turi muri gahunda ya graduation yo gufasha abaturage kwivana mu bukene. umuhaye rero buri umusindagije kandi ukamusindagiza umwubatse no mu mitekerereze, kumwereka ko uwari muhaye yari muhaye akoze mu mufuka we kubera ko yakoze. ni nko kumubwira ngo genda uryorore neza nawe ukore ejo uzagabira undi. kuri mituweli rero ho ni ikintu gikomeye cyane kubera ko mu by'ukuri buriya ufasha umuturage kwivuza, ariko buriya kuri korali Ingabire yo ni ikintu gikomeye cyane kuba umuntu yiyishyurira mituweli, yamara no kwishyurira mituweli nawe ubwo akagira kwigomwa kugira ngo ahe undi muntu. kandi buriya ntabwo aba yisahuye kubera ko burya abatanze yabitekerejeho. buriya tugira n'abantu rwose bajya bifata ukabona araguhamagaye ngo mu baturage 10 nakwishyurira mituweli. buriya hari abanyarwanda rwose buri mwaka bishyurira abantu mituweli, akabishyurira atabazi, kuko wumva ko agomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. abantu bakwiye gukora bakavana amaboko mu mifuka bagakora bagatera imbere. uyu mujyi wa Musanze ubakwa n'abantu ubona baba bakoze, ariko ntabwo twifuza ko hari abasigara inyuma. turifuza ko abantu bose bagendana, ariko bikarangwa n'imyitwarire myiza. nk'uko nabivuze, dufite ikibazo ubu ngubu cy'urubyiruko rwishoye mu businzi, mu busambanyi, ibiyobyabwenge, kandi ugasanga mu by'ukuri buriya wakoze uri umubyeyi uba ushaka ko wa mwana wagukurikira ndetse akaba yanakora akakurusha kugira ngo azagusindagize nawe mu kugira ibintu rero, ariko ukaba uzi ko ntawe bisigiye inyuma, ni ikibazo gikomeye cyane. numva rero dukwiye kubijyananisha, ariko n'ubukristo tukabigendanisha kubera ko nk'uko nabivuze, iyo dufite abantu bashoboye kwigisha abantu n'ubundi usanga ibyo bigisha natwe ari byo twigisha. reka rero dukore, dusenge, ariko tubone n'umwanya wo gukora kugira ngo dutere imbere. murakoze cyane. murakoze cyane.